save the lost and get glory to yourself. We ask in Jesus Christ's name, amen. nongeye kugusuza ukurikisha bwa TV muri kano kanya. Imana igumugisha. Guhaye ikaze nanone mu kiganiro Branham Aravuga. Iki ni ikiganiro mugezweho inkuru umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma, ariwe William Marion Branham atubwira mu kibwiriza yagiye abwiriza ndetse akanakora n'inyigisho zifasha imitima yacu ndetse n'ubugingo bwacu. Mu kiganiro Branham Aravuga kandi mubasha kumva ibitangaza bigiye bitandukanye Imana yagiye ikora binyure mu murimo wa William Marion Branham. Muri Branham Aravuga mubasha kongera kumenya ubuzima bw'umwihariko ku muhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma, ariwe William Marion Branham. Iki kiganiro mukigezwaho nanjye Nyiziga mu Madaderekari. Uyu munsi nk'uko bisanzwe turababwira inkuru umuhanuzi Imana yatwereje muri kino gisekuruza cya nyuma, ariwe William Marion Branham atubwira mu kibwiriza yabwirije mu 1953 tariki 13 z'ukwa gatanu akita God Provide the Way. Branham mu kibwiriza cyavuzwe haruguru atubwira inkuru y'umukene w'umugore wari ufite umwana umwe w'ikinege. Umunsi umwe uyu mwana we yaje kuba yajya kwiga kure bitewe n'uko ariho yari yabonye ishuri, nuko uyu mwana ajya kwiga mu bijyanye no kumenya Imana cyangwa icyo twakwita mu ndimi z'amahanga theology. Haciye igihe y'uko uyu mwana avuye iwabo, mama w'uyu mwana yaje kuba yarwara cyane, arwara indwara bitaga pneumonia cyangwa se mu kinyarwanda umusonga. Mu by'ukuri mama yari ari hafi yo kuba yapfa. Uyu mugore wari ushaje yari atuye hafi y'umuhanda. Igihe kimwe aho hafi yiwe hari harimo arabera igiterane cy'ivugabutumwa, nuko wari pasiteri waraza aramwegera aramubaza ati, ese wizera mu gukiza indwara kwa Kimana? Aramusubiza ati, yego rwose ndabyizera. Nuko umupasiteri amusiga amavuta aramusengera mu izina rya Yesu Kristo, uburwayi yari afite bumuvaho arakira bamuzima. Ntibyatinze wa musore nawe yaje kuza mu kiruhuko avuye mu iseminari kwiga ibijyanye n'Imana. Yari inshuti cyane na mama we. Umwana ati, mama nishimiye kongera kukubona ugihumeka umwuka w'abazima. Atabona arindi rwose nahoraga mutekerezaho. Atariko wambwiye ko wigeze kurwara ngiye guhita nza uhita unyohereza ibaruwa imbwira ko wakize. Atariko sinigeze menya uko mu by'ukuri byagenze. Mama w'umwana ati, mwana wanjye kumbi ntiwigeze ubimenya? Umwana ati, oya rwose. Mama ati, suzi hariya hakurya harimo harabera igiterane? Umwana ati, yego rwose ndahazi. Ati, umuvugabutumwa w'Imana wuzuye umwuka w'Imana yaje andambikaho ibiganza, ansiga amavuta aransengera, ndakira, ubu ndi muzima. Umumama n'ibyishimo byinshi arongera aravuga ati, haleluya. Umuhungu ati, mama bari abantu barimo barakoresha igiterane hari ahirya ni abantu batazi ubwenge binjije. Ati, uko twebwe twize mu iseminari ko reka tubanze twibukiranye. Uyu muhungu yagiye kwiga iseminari cyangwa se teologiya, kumenya Imana. Nuko akomeza abwira mama ati, twize ko Mariko 16. Atarakomeza mama ahita amuca mu ijambo aramubwira ati, ariko baransengeye ndetse bansiga n'amavuta ubu ndi muzima sinyirwaye. Ati, rwose icyubahiro ni icy'Imana kuko yaranyijije. Umuhungu ati, mama Mariko 16 twize yuko kuri Mariko 16 umurongo wa 9 ntabwo rihahumekewe n'umwuka w'Imana. Mama atangira kuvuga ati, ahubwo icyubahiro ni icy'Imana, icyubahiro ni icy'Imana kuko yaranyijije. Umuhungu ati, mama ufite ikibazo runaka? Umuhungu we yabonaga mama we yasaze byarangiye. Mama w'uyu mwana yashubije umuhungu we ati, bise binera kwibazani, niba Imana yaranyijije binyuriye mu ijambo ryayo ryanditswe muri Bibiliya ridahumekewe ari ryo Mariko 16 umurongo wa 9. Ati, noneho byagenda gute ku ijambo rihumekewe ryanditswe muri Bibiliya niba kuko ijambo ridahumekewe ryo muri Bibiliya rishobora kunkiza? Ati, se byagenda bite kuri Mariko 11 umurongo wa 24 cyangwa se Yohana 4 cyangwa se Yohana 14 umurongo wa 12 ndetse n'indi myinshi ihumekewe yo muri Bibiliya?
umuhanuzi Imana yatworeshe muri kino gisekuruza cya nyuma ari William Marion Branham yanzura mu magambo ye make agira ati Imana itegura inzira ku bwoko bwayo, ati ariko benshi muri twe tuva muri iyo nzira Imana idutegurira. Ati Yesu Kristo yaravuze akiri mu mirati nk'uko Mose byasabye ko azamura inzoka y'umuringa kugira ngo abarwayi bakire, ni nako bimeze ku mwana w'umuntu ari we Yesu Kristo agomba kuzamurwa hejuru agahabwa icyubahiro. Bene data bashiki banjye, mureke tuzamure Yesu Kristo kuko nta jambo na rimwe ryanditswe muri Bibiliya ritigeze rihumekerwa n'umwuka w'Imana. Ni naha ngaha dusoreje ikiganiro Branham Aravuga cy'uyu munsi. Imana iguhe umugisha kuri we twabanye muri kino kiganiro. Musaba ngo nimba uri mushyashya usige ukanze subscribe kugira ngo ubashe gukomeza gukurikirana inkuru zacu umunsi ku wundi, ndetse mushishikariza no gukora share usangiza inshuti zawe. Ushobora kandi no kudukurikirana ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter, aho hose wandikamo Kangahe. Ndagushimiye. Imana iguhe umugisha naho ubutaha.